Muri Assurance igira produits zitandukanye, habamo nizo yifuza gushyira ku isoko vuba cyane nka Groupe Fenero. Groupe Fenero ni hahandi company ishobora guha ubwishingizi amagroupe, amakoperative, amatsinda agiye atandukanye, bakaba bafata ubwishingizi hamwe ushobora kuzapfa company ikakugoboka, hamwe umuntu wo mu muryango ashobora kuzagira ikibazo yakwitaba Imana company ikabagoboka. Harimo byinshi ikora, harimo na education yo bita Iga Neza, produit bita Iga Neza, hamwe umwana ashobora kuba ari ku ishuri ejo ababyeyi wenda bakagira ikibazo cyo gutakaza akazi bakoraga kugira ngo bagumye kubona uko bishyurira umwana, cyangwa se ejo umwana akaba ari kwiga umubyeyi wakitaba Imana. Abana benshi bibaviramo gutakaza ishuri, bagacikiriza amashuri, ntibabone ubushobozi bwo kwiga. So icyo gihe niho company rero ihita imugoboka iyo asanzwe afite ubwishingizi bwa Iga Neza. Icyo gihe company iragumya ikamukurikirana, umwana akiga akarangiza. Hakabamo loan protection, ubwishingizi ku nguzanyo, ariko nabwo bufata amagroupe yishyize hamwe. Umuntu ashobora kuzitaba Imana yari ari muri ya groupe yafashe inguzanyo, ntaba akibonye ubwishyu bwo gukomeza kwishyura inguzanyo, hahandi niho company ihitiza noneho ikishyura ya nguzanyo yari ashigajemo. Harimo iyo bita tunga yasira business matoya agiye atandukanye, hamwe ushobora gusanga famiye ifite butike ariyo yari ibatunze mu by'ukuri, ariyo yishyurira abana, ariyo yishyurira yari yikora buri kimwe cyose gitunze umuryango. Ejo ugasanga wenda responsable w'umuryango ari nayo wari uyifite yitabye Imana. Haba hagomba kubaho rero uburyo bushobora gukoreshwa kugira ngo wa muryango ugumye ubeho. Niyo mpamvu habayeho tunga product, ku buryo wa muntu niyitaba Imana yari afite ya small business, company izayigoboka ikagumya igakora, hakagumya kubonekamo bya bindi byatumaga umuryango ubaho, abana bakiga, ubuzima bugakomeza. Hakaza iyo bita Traga ni ikora kimwe na Groupe Fenero, ariko Groupe Fenero navuze yuko nyine ifata amakoperative, amatsinda agiye atandukanye, ariko Traga yo ifata umuntu ku giti cye cyangwa famiye. Hamwe ushobora kuza ukayifata, wazitaba Imana tukagoboka abasigaye, cyangwa se umuntu yakwitaba Imana mu muryango ari we wenda wari responsable w'umuryango. Akenshi bikunda kuba ugasanga amafamiye amwe agiye mu buzima bubi bitewe n'uko wari ubatunze yitabye Imana. Icyo gihe niho company igobokera. Urebye muri makeya, izo nizo produit twenda gushyira ku isoko, twenda gutangira gukora vuba mu gihe bizaba bitunganye neza bigitegerejwe kugira ngo zishyirwe ku isoko. Medical yo ni ibisanzwe, abantu basanzwe bayizi, barayimenyereye muri HPG, baba abanyarwanda baba abanyamahanga mu bindi bihugu dukoreramo barayimenyereye. Byo nta byinshi nayivugaho uretse kuba wenda twarongereye umubare w'amavuriro n'amafarumasi dukorana mu bihugu bigiye bitandukanye, ariko izo nizo produit twenda gushyira ku isoko.